Imbere y'Imana twese turangana. Uwasuzugurwaga ngafite ikibazo cy'ubumuga bw'ubugufi ubu ngubu arifuzwa na buri wese kugira ngo amusuhuze. Ubu aka kanya Kagarara n'umwe mu bantu buri wese yakifuza ko bahura akamusuhuza bagasangira. Iki ni Imana yavuze ku muntu. Imana yo ntireba nk'abantu ngo iragendera ku burebure, ubwiza cyangwa se igihagararo. Iyo igiye gukora ibitangaza buri wese arakwifuza. Hari ababona ibyo dukora bakatwita injiji. Umunsi Imana yahushyemo buri wese azifuza kudusuhuza. Ubu hari benshi mu banyarwanda bari baranze gukora follow cyangwa se subscribe ku mbuga za Kagarara bakagaya ibyo akora umunsi ku munsi. Ariko uyu munsi wari Kagarara yahindutse Aston Hall urimo ukurikiranwa cyangwa se abakora subscribe cyangwa abafollowinga page ze, imbuga ze muri rusange ni abanyamahanga batandukanye mu isi. Bivuze ngo kuba waranze kumufollowinga muri aka kanya, iki nicyo gihe ngo imbuga ze zizamuke ku rwego rwo hejuru buri wese abyifuze, nta nicyo bikimaze. Imana ikorera ku gihe. Iyo yavuze ngo uyu munsi cyangwa se uyu mwaka nzakugirira neza, nta wabisubiza inyuma. Kimwe nuko igihe cyayo usabwa kugitegereza nawe ukazagirirwa neza. Niba wizera ko Imana ikorera ku gihe kandi igatanga ibiryoshye kurushaho, shimira abafana banjye, mwebwe mumpora hafi kandi mu nkunda. Niba warakanze aho handitse follow ku rwego rwo kunshyigikira, Imana nawe igushyigikire mu byawe maze iguhe gutegereza no kwihangana isaha yayo. Niba nta mutima mubi, fata telefone yawe, ufungura urubuga rwa YouTube ukanda handitse subscribe, uzajya ubona video nk'izi umunsi ku munsi. Ndabashimiye.